Muraho nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Mbaha nikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube aho twamamaza tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza no kubohoka, bigamije kugira ngo ubugingo bw'abantu n'imibiri yabo bihemburwe. Imana iduhane umugisha hamwe. Ni njyewe Pastor Jackie uvugana namwe nicaye mu cyumba cyanjye hano muri Denmark aho ntuye maze imyaka iri hafi kugera 30. Rero ndashima Imana yampaye agakiza ku buntu. Ndi umumama ukijijwe wubatse ufite abana 2, abahungu 2 n'umwuzukuru. Ibyo byose ndabishimira Imana isumba byose. Haleluya. Maze iminsi mvuye iwacu mu Rwanda, nta nubwo ari iminsi cyane, naje ejo bundi hano nasanze hakonje hari imbeho. Nibwo mubona nifubitse imbeho ntabwo imenyerwa, akabi ntabwo kamenyerwa, niko abanyarwanda bavuga. Rero harakonje, sinakubwira, harakonje cyane, ariko mu kanya gatoya tuzaba dushyushye. Imana rero nishimwe kuko ari Imana igenda ihinduranya ibihe, nabyo ni byiza, ariko mu kanya ndaza kumenyera. Nubwo mu Rwanda umuntu yabonaga ko akonje kubera nyine hari igihe cy'ubukonje n'imvura, ariko ntiwagereranya n'ubukonje bw'ahangaha. Ahangaha haba hakonje, ariko hakonje, ndavuga ngo hakonje. Rero ariko Imana ishimwe yuko yashyizeho n'inzira yo kwishyushya ibiringiti, ibintu bishyushya mu nzu birahari. Ubwo rero tuzagenda tumenyera, twongera kumenyera. Imana rero udihane umugisha hamwe. Reka rero duce bugufi twiragize Imana, turagize n'iyicano Imana, turagize n'abumva ibyo tugiye kuganiraho Imana. Tukaduce bugufi dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, Uwiteka Mana isumba byose, Uwiteka Mana nyiribihe, Uwiteka Mana nyiringabo, Uwiteka Mana ishobora byose, yaremye byose biriho, ibigaragara n'ibitagaragara byose byaremwe nawe. Habwa icyubahiro n'aka kanya n'iteka ryose. Mana yera, Data mwiza, turakwinginze ngo ibyo tugiye kuvugira hano imbere ya kamera biguhesha icyubahiro, amagambo yacu aguhesha icyubahiro, ibitekerezo byacu biguhesha icyubahiro. Turasaba ngo imitima yacu ikugandukire kugira ngo yumve ijambo ryawe. Wongere uvugane natwe Mwami Imana yacu, wongere ucagagure ingohe, ababoshye babohoke, abarwaye bakire, abababaye bahe umunezero, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike. Uwiteka Mwami Databuja, twese duhuriye hano Mwami Imana gitari cy'amahanga twamamaza ubutumwa bwawe bwiza. Uwiteka Mana ishobora byose, komeza kubohora ababoshye, komeza utugirire neza Mwami, komeza wongere utuvane mu bwiza utujyana mu bundi, kugira ngo izina ryawe rikomeze ryubahirizwa nanone n'iteka ryose Mwami Imana yacu. Uwiteka Mana nzima, ndasabira umuntu wese uzumva iri jambo ryawe kugira ngo Data rizamugirireho zizamugirire akamaro k'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rizasohoze ibyo ryandikiwe gukora muri uyu muntu uri hafi, yaba ari umunyarwanda uvuga ikinyarwanda, yaba ari umuntu wese uvuga ikinyarwanda n'ucyumva, yaba umurundi, yaba umuhangaza, yaba umufumbira, yaba umuntu uwo ari we wese ahari hose Mwami Imana yumva iri jambo, rekabone ubwiza bwawe, rekabone imbabazi zawe, rekabone gutabarwa nawe Mana igidutabara, Mana igidukiza, Mana igitwigisha. Wongere utwigishirize hano mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana yacu. Urakoze rero Databuja yuko Data ikintu cyari cyo cyose gishaka kurwanya iyi cano yahagutse, ikintu cyari cyo cyose ikigaragara n'ikidagaragara gishaka kurwanya ubutumwa bwiza, dore iyo duhagurukijwe nawe Mwami yuko haguruka n'intambara n'ibiturwanya. Uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo reka izo ntambara zose ziceceke,
dore yuko watubwiye yuko twebwe abaja bawe n'abagaragu bawe yuko dufite umurage twarazwe nawe mwami Imana yacu, kuvuga ngo hari aho bazaterana ariko si wowe uzawubateranije, ariko uzaterana twebwe ateraniyeho azagwa ku bwacu. Uwiteka mwami, reka abiremye kuduteraniraho kugira ngo babogamire cyangwa se bakore mu nkokora ibyo ushaka gukorera kuri iyi cano, bose baraguye ku bwacu mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Uwiteka Mana ishobora byose, dore kandi ngo n'indimi zose zizahagurukira kuducira urubanza zose tuzazicecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Ururimi rwose ruhagurutse kuba rwavuga nabi ijambo kuba rwavuga nabi ibyo tugamije gukora hano, iyi cano yahagutse natwe abayiriho ndetse n'abayumva, mu izina rya Yesu Kristo urwo rurimi rwose nurucecekere mu mwijima, ntiruzongere no kuvuga na gato mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana ishobora byose, waravuze yuko intwaro zose zizacurirwa kuturwanya zitazadushobora. N'aka kanya intwaro zose zacuriwe kuturwanya, intwaro zose zacuriye kurwanya iyi cano yahagutse, intwaro zose zacuriwe kurwanya jewe uri kuri iyi cano n'abandi bazayizaho, intwaro zose zacuriye kurwanya abayumva iyi cano, mu izina rya Yesu Kristo zose nizikubitwe hasi. Reka intwaro inkota yawe izimanukire mu izina rya Yesu, kuko uwo ni wo murage wacu nk'uko byanditswe muri Isaiah igice cya 54. ni umurage wa twebwe abubaha Uwiteka. ni ukuri ntabwo tuzarwanwa ngo tuneshwe, ahubwo tuzahora tunesha, tuzahora tuneshesheje imbaraga zawe, kuko turi mu mbaraga zawe zidukomeza uko bwije n'uko bukeye. Ineza yawe itwomaho, natwe tuzahora mu nzu yawe iteka, tuzahora mu bwiza bwawe. Uwiteka Mana wongere utugirire neza kuri uyu murongo, kuko natwe abateraniye kuri uyu murongo, abariho uyu munsi, abazaza hejo n'igihe cyose, bazaba bazanywe n'ijambo ryawe kandi bateranye kubera wowe. Uwiteka mwami rero, kandi tuzi neza yuko aho ababiri batatu bahuriye bahujwe n'izina ryawe, uba uri hagati yabo. Reka ugume hagati yacu, udukoremo umurimo wawe, abari hafi na kure mu mahanga yose, aho buri muntu ari hose, ari muri Tanzania, ari muri Kongo, ari mu bihugu byose by'Uburayi, bari mu bihugu byose by'Uburayi no ku isi yose, cyane cyane mu Rwanda iwacu. Uwiteka mwami Imana yacu, reka ube kumwe natwe, kuko Mana ubera hose icyarimwe, udukoremo umurimo, utwagure, utugirire neza muri uru rugendo tugana mu ijuru. Ibyo tubisabye tubyizeye, amen. Haleluya. Nuko rero reka tukomeze tuganira. Uyu munsi nifuje yuko twaganira ku ijambo riri muri Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 14. Ni ijambo shaka kugira ngo tuvugeho, kuko ngira ngo risasire ibyo shaka kubaganiriza, ibintu byo naciyemo bikeya cyane, kugira ngo tukomeze tumenyana. Kandi namwe mujye mwibuka gukora subscribe, gukora share no gushyiraho comment, kugira ngo numve yuko mukurikira, kandi namwe mungira inama, namwe mugira icyo muvuga mukoze za comment. Imana ibagirire neza. Iryo jambo rero ryanditse muri Yohana nkuko nari mbivuze igice cya 3 ku murongo wa 14. Reka tuwasome. Haranditse ngo, kandi nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, reka subire musome neza. Ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo ni nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, azahanikwa ku giti, kugira ngo umwemera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Twari tuvuze ngo nako twagumye tuvuga yuko intego y'iyi cano yahagutse ari ukubwiriza, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi ibyo tukabikora biciye mu bikorwa, biciye mu nyigisho z'agakiza n'inyigisho zo kubohoka, kugira ngo ubugingo bw'abantu n'umubiri w'abantu bihemburwe. Ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri itangiriro ryo kubohoka ni ukumenya Yesu wabambwe.
reka tubiganireho neza. Yesu aravuga ati, aya ni amagambo ya Yesu yigereranya n'ukuntu Mose yamanitse inzoka ku giti mu butayu. Bivuze ngo Abayisiraheli igihe Uwiteka Imana yabavanye muri Egiputa n'ibimenyetso n'ibitangaza byinshi cyane, bageze mu butayu urugendo rwose bagiye bagomera Imana, bitotombera Imana, kugezaho Imana batumvira Imana, kugezaho Uwiteka Imana yabatejeje inzoka, yarambiwe kwitotomba kwabo ibateza inzoka zirabarya. Ariko Imana yo kabyara igira imbabazi, irongera ishyiraho izindi nzira zo gukira. Ibwira Mose ngo areme inzoka mu muringa, ayimanike mu butayu ku giti, kugira ngo uyibona ureba akunamuka akareba inzoka imanitse ku giti agakira. Ibyo rero ntabwo ari inzoka yakizaga abantu na gato, ahubwo iyo umuntu yahitagamo kureba ya nzoka, yamenyaga ibyaha bye, akamenya impamvu inzoka yamuriye, akicuza, akihana, agakira, yibukaga icyatumye iyo nzoka imanikwa. Nuko rero Yesu nawe abifatamo inyigisho, arababwira ati nk'uko byagendekeye bariya bakemera kubaho, nanjye niko nzamanikwa ku giti, kugira ngo umuntu wese uzubura amaso, umuntu wese uzamenya, umuntu wese uzemera akabona jyewe manitse, azamenye icyatumye manikwa ku giti. Bivuze ngo Yesu ntabwo yabambwe gusa n'Abayuda, ntabwo yabambwe n'Abafarisayo n'abatambyi bakuru banze kumwumvira, ahubwo yabambwe n'ibyaha byanjye nawe. Nitwe twamubambye, nitwe twamucumise, nitwe twamubabaje, bwa bundi yakubitwaga n'ibyaha byanjye, n'ibicumuro byanjye, n'ugukiranirwa kwanjye kwamukubise, kwamushenjaguye, kwamumenaguye, nige nawe twamubambye. Rero umunsi iyo umuntu yaba ari jye nawe, iyo twubuye amaso tukareba Yesu mu nzira zo kwizera, tukamenya yuko yabambiwe twebwe, icyo gihe turicuza tukamenya ibyaha byacu byamubambye, ubundi tukababarirwa, tugahabwa ubugingo buhoraho. Naho tubonera ubugingo ni muri Kristo. Aho niho ntambwe yacu ya mbere yo kubohorwa, niyo utangiye gutera intambwe yo kumenya ibyaha n'ibicumuro byawe, ukamenya n'uwakubambiwe n'uwagupfiriye mu gihe nk'iki ngiki gikomeye. Nicyo kintu dukwiriye kumenya, nicyo kintu cyaduha amahoro, nicyo kintu cyatuzanira amahoro yo mu mutima twabuze. Isi ibuze amahoro, isi ibuze urukundo, isi ibuze umunezero, byose bibonerwa muri Kristo Yesu, nta handi. Nta mafaranga, nta bana, nta mugore, nta mugabo, nta butunzi, nta mashuri byaguha amahoro n'umunezero mu mutima keretse umwami Yesu Kristo. Imana rero iduhane umugisha rimwe, iduhane umugisha hamwe, ntiduhe umugisha rimwe, ariko iduhane umugisha hamwe. Haleluya. Rero nagira ngo mfate aka kanya mbabwire ubuhamya butoya cyane y'ukuntu nari mboshwe, ariko nza kubohorwa nuko narebye menya Yesu wampfiriye, ntangira gusenga ndabohoka. Ndababwira ubuhamya buto cyane. Nkiri umwana nari ntuye ahantu haba inka mu Rukora, ngwara ahantu bitaga mu Rukora cyangwa mu batunzi, mu bantu mbega bimukana n'inka, nyine mu Rukora iyo ngiyo mu mashyamba. Hanyuma aho hantu kera ndibaza twanywaga amata mabisi. Amata mabisi rero niba ari byo niba atari byo simbizi, ngo atera indwara yitwaga ikibare. Ikibare abana babyimbaga inda, abandi bakavurwa nuko babokeje, nkuko botsaga inka yavunitse bakotsa n'umuntu aho hantu kuri iyo nda yabaga ibyimbye. Aho nanjye nigeze rero kuhabyimbira inda, bantwara kumvuza kugira ngo nkire icyo kibare. Banjyanye ku muntu warutuye muri aho hantu muri ayo mahanga twarimo, umuntu w'umurundi wabaga mu kazu k'akagondano, k'akagondano ariko kubakishije ibirere. Aho niho banjyanye kumvuza. Najyanywe n'uwanderaga muri icyo gihe, ntago yari mama ahubwo yari uwanderaga muri icyo gihe.
narirwaga kwa masenge icyo gihe. Ndagenda ngera kuri uwo Murundi, ndibuka hari ahantu bateka kuri ya mashyiga rimwe 3 muri ako kazu no muri ivu, aho ngaho niho yanshandagiye. Hanyuma arankata cyane ibishandago binini cyane kunda yanjye, ashyira asigaho ibintu byari bimeze nk'ivu, ariko ukumva muri ibyo bintu bimeze nk'ivu harimo utuntu tumeze mbese dukomeretsa, tumeze nk'amagufwa yumye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko arabinsiga ariko avuga n'amagambo. ubwo ntangiriye ibintu hagati, ariko no kugira ngo mbabwire ukuntu umuntu ashobora kubohwa atabigizemo uruhare, cyangwa ashobora no kubohwa yabigizemo uruhare, ariko ahangaha ntabwo ngewe nabigizemo uruhare. Icyo kibare sinzi ngo ni indwara ki, sinzi ngo kiva hehe. Abazi kibare icyo ari cyo mwakwishyiraho comment mukambwira, kuko no kugeza n'ubu ngubu sinamenya ngo kibare ni iki. Icyo gihe rero birarangira, ntakira simbizi, ariko ntabwo nakize kuko nasubiye iwacu aho mvuka, aho bambyaye. Icyo gihe rero nanone nongera kurwara icyo kibare, ngira ngo nongera gutumba inda sinamenya. Noneho bantwara, mama antwara ku mukecuru wari uhatuye. Kubanzi nimuvuze izina mwamumenya, ariko numva namureka simpamya yuko akihari. Yari umukecuru ucitse amazuru, utuye haruguru y'umuhanda. Abanzi mwamwibwira, aho niho banjyanye kumvuza. Ntabwo nzi igihe witwa mama ntakiriho, yitabye Imana. Yagiriyeyo n'igihe yavuganiye n'uwo mukecuru, nuko gusa nisanze mama mbwira ati uzafate urunyaruvu kugira ngo tuzarujyana ahantu bakuvure ikibare. Nanjye ntumbwire ukuntu nabigenjeje, ahubwo nagiye mu miyenzi y'iwacu. Twari dufite urugo rwubakishije imiyenzi ruzengurutse. Ndagenda muri iyo miyenzi mfata urunyaruvu. Mu by'ukuri ntabwo natinyaga urunyaruvu, ntabwo nzi ukuntu narutinyutse, nta nubwo nzi n'ukuntu narufashe, nta nubwo nakwibuka n'ukuntu narujyanye. Icyo nzi nuko urwo runyaruvu narufashe kandi nkarujyana. Ibyo mvuga abantu benshi barabizi, abanzi barabizi, umuryango wanjye urabizi yuko byambayeho. Ariko hari ibintu byinshi byambayeho, gusa mfatiye muri icyo ngicyo nk'urugero, kugaragaza ikintu kibohora umuntu, kugaragaza ukuntu umuntu abohoka n'intambwe yo gutera umuntu abohoka. Icyo gihe rero ndarufata urwo runyaruvu, ndujyana kuri uwo mukecuru njyanye ndi kumwe na mama wambyaye. Maze kurugezayo, uwo mukecuru nawe aranshandaga, agenda anshandaga inshandago eshatu, kandi we anshandaga nyinshi, ariko ntiyanshandaga cyane, mbega ntiyanshandaga deep kugira ngo habe bisebe nk'ibya wa wundi. Anshandaga yoroheje. Afata rwa runyaruvu nazanye, arurigatisha amaraso yanjye. Urwo runyaruvu n'ururimi rwarwo rurigata amaraso yanjye. Ndabireba n'ubu ngubu iyo mbitekereje numva mbega biranyobera, kubera yuko nkatekereza urunyaruvu rwafashwe, sinzi ikintu narujyanyemo, ntirugira n'ubwoba. Yarufashe ate mu ntoki kugira ngo rurigate amaraso yanjye? Natekereza ko ari narwo rwari ruroze, natekereza ko nanjye nari ndoze, bandoze advance mu nzira zo kumvura. Nuko urwo runyaruvu rwabigenjeje, cyangwa uwo mukecuru yarufashe arushyiraho rundigata amaraso. Rurangije kundigata amaraso, ararutwara munsi. Hari ahantu h'urutoki ahacukuye umwobo, niba yari yabamaze kuwucukura, niba yawucukuriyeho simbyibuka. Icyo nzi nuko yatabyemo rwa ruvu, ahamba rwa runyaruvu. Arangije arambwira, nshyiraho ikirenge hahandi yaruhambye, ampa inzoga mu gacuma, nywa izo nzoga zo mu gacuma, amvugiraho amagambo. Ndangije ndataha. Uko niko navuye aho hantu. Nyuma y'aho hantu ibyanjye ntabwo namenya ngo byari bimeze gute. Nari mbayeho nk'umuntu utagira emotions, nari mbayeho nk'umuntu sinzi ukuntu nari mbayeho, mbega nanjye ntabwo nabisobanura. Ariko igihe cyose najyaga kuryama, najyaga ngira nkumva nkarota ngize gutya, nguye mu rwobo runini cyane rutagira nk'iherezo, ariko rukaba rurimo utuntu nkabona nk'utunyenyeri turi muri urwo rwobo. Hanyuma nkajya kubona nkabona ngeze mu kirere, ndi hamwe n'inyenyeri hejuru. Ndagenda nkumbya amaguru,
ikintu gitangaje kumenya yuko Satani ari umwe ku isi. Najyaga nkubye amaguru nkuko abantu bakora yoga. Abazi yoga murabizi, yoga ni ikintu gikorwa, nacyo tuzakiganiraho ikindi gihe nimugishaka, ni ibintu nzi cyane. Yoga ni ikintu gikorwa na cyane cyane n'abasenga amadini yo muri Aziya, cyane cyane abasenga abari mu madini y'Abahinde cyangwa n'Abashinwa n'abandi bakora ibintu bya yoga cyane cyane bita ngo ni siporo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta yoga ntago ari siporo gusa, kuko nta yoga itarimo idini ry'Abahinde n'ibisa nabyo. Nuko rero ntabwo icyo gihe nari mbizi, ariko najyaga kubona nkabona ndi mu kirere, ndi hamwe n'inyenyeri, ndi mu kirere gusa, amaguru yanjye azinze, nicaye nk'umuntu urimo ukora yoga, urimo ukora meditation. Ibyo bintu ntabwo nshobora kubisobanukirwa, nuko nabayeho n'ibindi birenze aho ngaho. Ibyanjye ntabwo byari byoroshye, nuko nari nibereyeho, ariko hari n'ibindi byabayeho. Nyuma yaho rero nza kwakira agakiza, nza gukizwa, nza gutangira gusenga, nguma nsenga nyine. Burya ikintu cyo gusenga ni ikintu gikomeye. Bantu niyo waba ukije udasenga, kubohoka kwawe kuri kure. Rero intambwe ya mbere yo kubohoka nuko menya Yesu wabambwe, ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanuka kugira ngo bamureba bose nabo bahabwe ubugingo buhoraho. Ikintu cya mbere rero, intambwe ya mbere yo kubohoka ni ukumenya Yesu, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, iyo ukavuka ubwa kabiri. Iyo umaze kuvuka ubwa kabiri, utangira urugendo rw'abana b'Imana bakijijwe. Ubu uri umubebe, Uwiteka Imana akwitaho, ikagufata, ikakurera, ikakweza, ikakuhagira, ikagukorera ibyo umubyeyi akorera umwana, kugira ngo umwana abashe gukura. Mu rugendo rwanjye rwo gukura rero, Imana yampaye umwuka wo gusenga, umwuka wo kwinginga, umwuka wo kwiyiriza. Hanyuma nza kugera igihe ndimo nsenga, nkajya mbaza Imana, nyibaze se Imana cyagiye nukuki ubwo ngubwo bya bintu byo kuri uwo mukecuru ntabwo nigeze mbyibuka, ntabwo nigeze mbitekerezaho, ntabwo nigeze kubijya gusa. Natekerezaga ukuntu najyaga njyama nkisanga nguye mu cyobo cyobo kirekire cyane kandi cy'umwijima, ariko nkabona ndi hehe, ndi mu kirere ndagurukana n'inyenyeri. Nkahora mbaza Imana, ariko Mana nukuki ibi byabayeho, nukuki ibi byabagaho, nukuki nabagaho gutya. Noneho maze kumenya n'ibintu bya yoga, maze kumenya n'amadini y'isi, maze kumenya n'ibintu bya meditation, ndatangira ndatekereza se ibi bintu bishoboka bite? Nari mu cyaro, mu kitumvi ingoma muri Afurika kure cyane, ahantu hatari amajyambere, ahantu hatari umuhinde, ahantu hatari idindi dini umuntu yamenya, ndetse n'idini nyazima. Ahari isengero rimwe bitaga Mungu Mwema, bakaririmba batera ingoma. Abo ngabo umuntu yabonaga ko ari abasazi. Idini ryahabaga n'Abaporoso n'Abanyagatulika n'Abayisilamu, ariko kuvuga abarokore no gukizwa byari ibintu biri kure cyane. Nabwo Mungu Mwema yari ahari, no kuvuga rero ngo nta yandi madini yari ahari. Ariko natekereza ukuntu najyaga mba nicaye mu nzira nk'abakora yoga, nuko natekereza ukuntu najyaga ngenda nkibaza se ibi ni ibiki, nkasenga Imana. Muri kwa gusenga cyane, muri kwa kwiza cyane, numva Imana irambwira ngo uribuka bya bindi byakubayeho kwa nyira runaka, kwa wa mukecuru? Naho byavaga. Noneho mbimenye, mpitangira ubwoba mu mutima, mpita ntangira gusenga ntabaza Imana, Imana mpambura, mpita mpamagara umubyeyi wanjye. Icyo gihe yari akiriho, ndetse yari umwingenzi mu itorero rimwe aho ngaho mu Rwanda, asenga cyane. Ndamubwira ni mama, twamwitaga Muwa bisobanuye mama, ni mu izina nuko abantu bita mama hano mu Kidenish bavuga mama ni Muwa. Ndamubwira ni Muwa, ini burya warandogesheje, ini burya hahandi wanjyanye barandoze, ini dore mbese byahise biza ndabikurura. Ntekereza kuntu urunyaruvu rwari, mbega ukuntu narufashe simbyibuka, ariko nkatekereza ukuntu rwari gase amaraso yanjye,
nkatangira no kumva ukuntu bancaga izo nshandago bacaga izo nshandago mbega ndabyumva ndabimubwira mama wanjye ni umuntu utaruzi ibyo bintu ni umubabarire ni umuntu wikuririye uko yakuze umwana we mu mujyi niko nabyita iwabo babaga mu gipadiri ntabwo bajyaga mu bintu byinshi cyane ariko yisanga nyine muri ibyo ngibyo nawe ngo arimo aramvuza atazi ibyo akora ahize abyibuka aravuga ati yo ati mwana wanjye ati burya naragutambye koko ahatangira arasenga nanjye ndasenga mu mwanya rero muri ya masengesho nsenga ninginga nsaba Imana kumbohora Imana yo kagira Imana irambohora nagiye kumva numva ijoro rimwe ariko nta nubwo nari nasinziriye cyane yo nari nkigera mu buriri numva inda yanjye iratumbye meze nk'umugore utwite noneho ngiye kubona mbona muri iyo nda ariko urumva ni mu nzira zo mwiyerekwa ntabwo nabibonye physically ngo mbifateho gutya ariko nabibonaga nkaho birimo biba ngiye kumva numva inda yanjye irakina nkaho harimo umwana ku bantu b'ababyeyi barabizi ko umwana bemeze mu nda ngiye kumva numva hari ibintu bindi mu nda noneho bitangira kunsohokamo ariko bica nyine nko mu nda nyine bivamo havamo inkoko havamo ibintu byose ibikoko byose bishoboka ibikoko byose bishoboka bigenda bimva mu iminyorogoto imbeba insoka inkoko ibintu byose bibaho byose bisohoka mu nda mbyuka mu gitondo numva nabaye muzima meze neza mu nda ariko nshima Imana menya icyo Imana inkoreye numva ndanezerewe ndahamagara mbwira n'abavandimwe banjye mbwira n'uwari umubyeyi wanjye igihe yarataritaba Imana ibimbayeho dushima Imana nuko rero tuguma dushima Imana umva turanezerwa cyane ugira ngo se ubwo byahereye aho ngaho jewe byanteye ikintu kimeze nka trauma najya ntekereza ukuntu nafashe urunyaruvu nkagerageza kubikurura simbyumve ariko natekereza ukuntu uriya mukecuru yarufashe akarumshi rega kugira ngo n'abantu bahamenye reka ngerageze kuhabarangira byashoboka wenda ko ari nk'undi muntu wagezeyo nawe bakamuvura mu nzira zanjye nawe akaba afite ibibazo nk'ibyo nagize urabona ku bantu baza twari dutuye mwibuke usubira ku ishuri iryo twigagaho ukarenga aho bitaga kwa Murigantama aho bavomaga ugakomeza nko mu nzira igeze za Kijeru ni ukuvuga yuko ugeze imbere ho gato utaraharenga cyane bikabije hari umukecuru warutuye haruguru y'umuhanda ucitsa amazuru aho niho ibyo bintu byambereyeho uramutse warakandagiyeyo cyangwa se uramutse uri umubyeyi ukabuze ko watwayeyo umwana wawe nawe washaka wakurikira Imana ugasenga Imana ikamubohora erega uko nguko niko byambayeho kuko natangiye gutekereza nkatekereza ukuntu namaze igihe cyose naryama noneho kuko urumva iyo uri washyizwe muri watanzwemo igitambo uri mwisi y'umwijima uva mu bibi ujya mu bindi ntago nakomeje mbibona nkuko nabibonaga kera ariko najyaga ndyama nkarota nasubiye hariya hantu nagiye hariya hantu byari byaranshoboye ukuntu nahoraga nsubirayo nahoraga njyayo ariko maze kubohoka menya yuko icyanjyanaga nyine nari ntabyihahandi ariko tekereza nawe mu byiyumviro byawe kugira ngo urunyaruvu umuntu w'umwana nari muto cyane urufate ugende urutware barufate bagushandage barufate rurigata amaraso yawe uyareba noneho bagende baruhambe bagukandagizeho n'ikirenge cyawe baguha inzoga iri mu gacuma n'umuheha umwe bakwaturiraho amagambo maze kubikurura nk'umuntu mbega ni nka trauma nkahora nsenga Imana nitiriza Imana mbohora amaraso yanjye yavane mu runyaruvu nkoresha rya jambo rivuga ngo ubugingo bw'amaraso ubugingo bw'inyama buri mu maraso nkavuga Mana ubugingo bwanjye bwashyizwe mu kanwa k'urunyaruvu Uwiteka Mana mvana mu nkahora ntitiriza nsenga ninginga nkomanga mva ntabaza kugeza igihe cyabaye kirekire numva ijwi rirambwiye ngira ngo Imana niba nayirambiye kandi yarangijije ariko ngo mavuga ngo nkiza ntabwo nigeze mvuga ngo mpa ikimenyetso kuko ngiye numvaga kuva hariya hantu ari ibintu bikomeye numva ijwi rirambwiye ngo ningende hehe
njye kureba mu ndorerwamo njye kureba ngo ugende urebe mu ndorerwamo kuri za nshandago ngiye kureba mu ndorerwamo kuri za nshandago sanga za zindi zo kuwo mukecuru zavuyeho numva nabyumva kuko urumva jewe nkiri mutoya nambaraga mukondo wazi nk'abandi hanyuma je noneho nkashyiraho ishenete ya zahabu ifite imbega mfunga nkasigaza akantu kanagana nyine nkagenda nanjye nyine meze gutyo urumva rero kubera ko nambaraga iyo shenete ya zahabu yatwaraga attention y'inshandago zanjye ntiyagire izibona ntabwo yari papa sana nicyo zari zintwaye igikuru nuko nari imeze gutyo ni ukuvuga rero ngo inshandago mfite amafoto ziriho ntwite inshandago noneho zagaragaye neza kurusha maze kubyara nazo zigumaho ntabwo zigeze zivaho ubwo urumva inshandago zari zindiho ariko ngiye kureba mbona zamvuyeho neza nkajya nikanda nkafata hano nkakurura nkagira gutyo umubiri nkakurura ngo ndebe ese nibyo nahoraga mu ndorerwamo ndeba ese nibyo ndahamagara nyine abari babizi ndababwira ko inshandago Imana inkore ikintu kidasanzwe impa ikimenyetso kidasanzwe menya ko Imana ari Imana iyi Mana iriho iyi Mana irakora ibintu bifatika bikagaragara iraduhembura iradukiza bikagaragara numva nezerewe Imana numva rwose Imana yankoreye icyo kintu ndahamagara ndamubwira niyo nafotora ni kwereka urumva ntabwo mukecuru afite ifoto ngo mufotore mwereke ariko kabisa jewe umva Imana yarabinkoreye abavandimwe ndabereka nti dore zaragiye urumva kuko bo ntabwo cyabuze cyari kirimo kugira ngo mbona kwiyabura ngo bereke ngo inshandago zamvuyeho ndashimira Imana rero ko yabikoze urumva Imana sinzi ukuntu nayivuga ariko icyo nakongeraho ntananasoza ndagira ngo ngire inama ababyeyi ngire inama ababyeyi barwaza abana mu nzira nk'izo zidasobanutse bakikanga babajyanye kuri abo bantu bavura muri ubwo buryo ni ukubera ko icyo baba bakoze mu by'ukuri baba batambyemo ibitambo nk'uko uwanjye mubyeyi icyo gihe wari umubyeyi wanjye icyo gihe abari bashizwe icyo gihe bantambyemo ibitambo ibyo bintu nabibasobanura cyane ntabwo byoroshye kubyumva ni ukuvuga ngo baragutamba ariko ukazageza igihe nawe ukagira gute ukabyemerera ukabikomeza hari system nagiye ncamo urumva ubwa mbere nabaje gutambwa na masenge kuri uwo murundi wanshandaza ubwa mbere ibyo yashyizemo ni ubizi ariko Imana byose yabimvanyemo ubwa kabiri nongera gutambwa noneho n'uwanyibyariye ku giti cyanjye ubwo yajyanye aho ngaho amaraso yanjye bakayaha urunyaruvu bakaruhamba bakampambana narwo niko mbibona jewe ni nako mbyumva nako byari bimeze kuko ubuzima bwanjye bwose bwahise buhinduka ariko Imana yo mu ijuru irandinda pe nge ntekereza ibintu nari naraciyemo iyo bimanifestinga hanze mba narabaye mubi cyane mba narabaye mubi yego sinavuga ngo nabaye mwiza ariko mu by'ukuri nkurikije ibyo naciyemo nagomba kuba narabaye mubi cyane ibyo byose birava ariko byagezeho noneho ngera ku yindi stage noneho nanjye ubwo niyemereye ku giti cyanjye hari ibintu nakoze ku giti cyanjye ndabyemerera noneho birakaza no kuvuga rero ngo barantambye nkiri umwana mama arantamba nawe ubwo biba birakomeye nanjye rero mu gihe maze gukuramo maze kuba umutineja nk'uw'imyaka 13 aho ngaho nanjye ndiyemerera nanjye yaturaho amagambo yuzazaga bya bindi noneho ndakunda mba ndaboshywe n'umwijima ariko Imana ishimwe yose ko ibyo mivumo igivanaho ibyo Imana ihindura ubuzima bw'umuntu n'igitangaza erega Imana yankoreye icyo gitangaza rero nanjye ndagira ngo mbabwire mu ababyeyi mwe mwirinde kujyana abana aho ngaho kubatambamo ibitambo mwirinde kujyana abana ngo ni indwara zimeze gute mujyana abana kwa muganga babwira ibyo barwaye niba barwaye ibitari indwara kwa muganga mubajyanire mu bapasiteri babasengere cyangwa namwe mwizerera abana banyu mu basengere kuko Imana izabahambura ibiba bibaboshye Imana izabakiza indwara kuko nanjye ku giti cyanjye urumva narasenze Imana irampambura iyo rero yampambuye ntiyareka guhambura umwana wawe umwami Yesu rero atugirire neza hamwe umva erega ibi byo mvuga ni ibisanzwe
ibi ndimo nabuvugana ubuhamya mvuga, ariko iyo nigisha inyigisho zo kubohoka ahandi ndabivuga. Rero hari aho narimo mbyigisha mbabwira ibyambayeho, mbona abantu batangaye, ndavuga ariko ntinaba nanjye aya magambo narayavuze, ntaba nanjye kandi sinakera, ntaba nanjye amaraso yanjye bayashyize bayagaburiye urunyaruva, ayanyu bayagaburiye inzoka. Habonetsemo abantu benshi bavuga ko bari batunze inzoka mu nzu, yuko abagabo babo bari batunze inzoka mu nzu, yuko imiryango yabo bari batunze inzoka mu nzu, zimwe bitaga imiryango yabo kandi ari inzoka, izindi bakazita ba shenkuru kandi ari inzoka. Umwe aza kuvuga ati we barabashandaze, bafata ishuka yera bashyiramo ya maraso, barangije bayatwara inzoka bari batungiye ahantu mu nzu. Ubwo urumva rero uwo nawe aravuga ati icyo gihe bimaze kumubaho nubwo atabigizemo uruhare, yatangiye kujya aguruka, akajya mu kirere akaguruka. Ariko Imana nawe yaramukijije, ubu ni umurokore wakijijwe nawe uvuga ubuhamya. Aravuga ati ibyo uvuga gihe nanjye nubishije ari ibyanjye. Ni ukuvuga rero ngo ibyo uvuga bibaho, abantu babibamo, ariko Imana yo kabyara iyazuye Yesu Kristo, iyazuye umwana wayo, imbaraga zamuzuye, imbaraga zazuye Kristo, izo nimbuzo mbaraga nanjye zamvanye mu kanwa k'urunyaruvu, nizo mbaraga zakuvana ahantu hose aho waba wahambiriye. Icyo ngicyo cyo nicyo nabifuriza, ni ugushaka Imana ukabohoka, ugasenga kuko Imana irabohora. Gukizwa ni byiza cyane, ni intambwe ya mbere, ariko tugomba no kwatura ibyaha dusaba imbabazi twihara, kuko turababarirwa kandi tugahamburwa. Imana rero irabohora, Imana itanga ubuzima bushya, Imana igira neza, Umwami Yesu agira neza. Niba uri aho ngaho, aho waba uboheye hose, aho waba uri hose, mu buzima waba urimo hose, niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, icyo nakwingingira niyo ntambwe ya mbere yo kubohoka, niko nabikubwiye. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwizeze umutima wawe, umwatuze akanwa kawe, nurangiza ushake itorero, usabe Imana ikuyobore mu itorero risenga mu kuri no mu mwuka, risenga ryigisha Bibiliya. Ujye muri iryo torero, ushake aho usengera, hanyuma utangire kwiga Bibiliya, utangire bazakubwira ibyo uzakora. Imana rero ikugirire neza, hanyuma wowe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ndakwinginze kugira ngo unezererwe umwami, nawe niba ari ibikikuboshye ubohoke, ariko ndakwinginze kugira ngo udusengere, ukomeze usengere kuri yicano, dukomeze. Ntabwo ari uguhesha umwanzi icyubahiro iyo tuvuga ibyatubayeho, ahubwo no kuvuga imirimo yo Kristo akora, akorera abamwizeye, aduhambura tuvana mu mwijima atujyana mu mucyo. Nanjye usengere n'abakurikira ibi biganiro tuganira, usengere n'ibizaza n'ibiriho, usenge ugume dusengere, kandi tugume dusengere abera bose kugira ngo bagume babohoka, kugira ngo Imana ikore ibitangaza kugeza Kristo aho azazira. Bibiliya iravuga ngo iyatangije umurimo mwiza muri twebwe izanawukomeza, izanawusoza kugeza igihe Kristo azazira. Imana iduhane umugisha naho ubutaha, kandi mwibuke gukanda kuri ako kazogera, mwibuke gukanda kuri ako gatoki, muduhe share, muduhe like, hanyuma mukomente, mutwandikire, tuganire kugira ngo turusheho gukura no kumenyana. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.